ni inkuru y'agahinda, ni inkuru y'akababaro, ni inkuru idashimishije habe na gatoya izindutse ivugwa mu Rwanda, aho umwe mu bo twakunze cyane, umuhanzi twakunze cyane, umuraperi washimishije abanyarwanda mu nguni zose z'ubuzima, umwe mu baraperi batwaye ibikombe byinshi cyane mu gihugu cy'u Rwanda, umwe mu baraperi bakoze ibishoboka byose kugira ngo bazamure music industry nyarwanda, umwe mu baraperi washyize itafari rifatika ku muziki nyarwanda. Amazina yitwa Twishime Joshua Polly, uzwi cyane ku mazina ya Jay Polly. Uyu muhanzi yavukiye Igikondo mu mujyi wa Kigali, yavuka ku itariki 5 Nyakanga 1988, akaba ari umwana wa kabiri mu muryango w'abana batatu. Uyu mugabo witwa Jay Polly avuka ku mubyeyi we witwa Nsabimana Pierre ndetse na Mukarubayiza Marianne. Uyu muhanzi yakoze ibishoboka byose kugira ngo ashimishe abafana be, ashimishe n'abakunzi b'umuziki nyarwanda, dore ko yakoraga umuziki wa old school, umwe mu batanze ibyishimo byose bishoboka. Inkuru ya nyuma iheruka kuvugwa kuri Jay Polly yari ku itariki ya 20 Gicurasi 2021, urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwakatiye abaregwa gufungwa iminsi 30 y'agateganyo, barimo Jay Polly na murumuna we Yamuremye Jacques, harimo umukobwa witwa Shemsa Mutabonwa na Hatunga Fidel Benedicto, avuga ko ari umunyamerika ukomoka mu gihugu cya Tanzania. Iyo niyo inkuru ya nyuma iheruka. Icyo gihe rero Jay Polly yahise ajyanwa muri gereza ya Nyarugenge, ari naho n'ubu ngubu yarari. Mu ijoro rya rero hashyira mu masaha ya 9 nibwo inkuru yagiye hanze ko Jay Polly yitabye Imana. Uyu muhanzi twese turamuzi, umuhanzi twese twaramukunze, n'umwe mu bahanzi batwaye Primus Guma Guma Superstar kandi bitare byoroshye. Indirimbo twamumenyeho turi benshi harimo nk'indirimbo yitwa Umupfumuzwi, akaza indirimbo yitwa Ndacyariho, aho yavugaga ngo ndacyariho ndahumeka. Ariko kuri ubu ngubu inkuru babaje nuko Jay Polly ubu ngubu atakiturimo, yitabye Imana. Hari n'indi ndirimbo yakoze yitwa Show Me, yakoranye na Manzi King, akaza indirimbo yitwa Icyizere, akaza indirimbo yitwa Kanyarira Jisho yanakunzwe cyane, akaza indirimbo yitwa Inshuti Nyazo. Zose ni indirimbo twagiye tumenya kuri Jay Polly. Hari n'indirimbo yafatanyije na Dream Boys yitwa Birarangiye. Hari n'indi ndirimbo yakoze yitwa Nyirizina, Umusaraba wa Joshua, Inshuti Nyazo, Bipapare. Izo ndirimbo zose zagiye hanze zikozwe na Jay Polly ndetse zigashimisha abanyarwanda bose muri rusange, agafasha abanyarwanda kwishima. N'umwe mu bahanzi ba hip hop mu Rwanda utatinya kuvuga ko yigeze no gufata ibendera ry'uyu muziki arariterura, akaba ari we mwami wa hip hop cyangwa se wa rap mu Rwanda. Kuri ubu ngubu ariko yatuvuyemo, ntabwo akiri kubarizwa mu mwuka w'abazima. Umuraperi Jay Polly watanze ibyishimo mu nguni zose z'ubuzima, yisunze injyana ya hip hop, kuri ubu ngubu yitabye Imana azize uburwayi. Uyu muraperi yitabye Imana kuri uyu wa 4 tariki ya 2 Nzeri 2021 azize uburwayi. Ejo yajyanwe mu bitaro bya Muhima byo mu mujyi wa Kigali. Icyo gihe yararukaga ndetse anababara umutwe. Nk'uko tubikesha rero Radio 1 yatangaje ko amakuru yizewe ari uko uyu muhanzi yitabye Imana hagana saa 9 z'urukerera, ari muri ambulance ajyanwa kwa muganga. Ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru yakiriwe nabi cyane mu Rwanda n'ibyamamare bigiye bitandukanye, dore ko nawe nabizi neza uri kumva iyi nkuru, nabizi neza ko ino nkuru itagushimishije habe na gatoya, kuko uyu ni legend, yakoze ibishoboka byose mu muziki. Ni umwe mu bahanzi banafonze cyangwa se bakoze itsinda rya Tafugenge nubwo batari bakiri kumwe, aho yari ari kumwe na P-Fla, ari kumwe na Bulldog, ari kumwe na Paxson, ari kumwe na Green P ndetse n'abandi bahanzi benshi cyane bakomeye muri icyo gihe bakoze umuziki karahava, bahereza abanyarwanda benshi ibyishimo. Ndabizi neza nawe ntago wabitindaho nubwo wabigarukaho uruhare Jay Polly yagize mu muziki nyarwanda. Kuri ubu ngubu rero yitabye Imana. Abenshi mu bastaho mu Rwanda bagize icyo bavuga ku rupfu rwa Jay Polly, aho nka Decat Babalao yanditse ngo Lip Kabaka, kaza akandikamo agahita anavuga amakuru avugwa n'ikinyamakuru The New Times nuko umunsi w'ejo hashize ubona kuvuga ku itariki 2 z'ukwa 9 Jay Polly
yitabiriye urukiko gutangira kuburana mu mizi mu rubanza yashinjwagamo gukoresha ibiyobyabwenge na bagenzi be 11. Urubanza rwari rwimuriwe ku itariki 2 z'ukwezi kwa 12 2021. Jay Polly yavanwe mu rukiko asubizwa gereza ya Mageragere ari naho yarafungiye nyuma y'amasaha make yongeye kwerekezwa mu bitaro bya Muhima ari ndembe. Amakuru aravuga ko kaba kamuganga atangaje ko ashyize mu mwuka mu minota mike ageze mu bitaro nyuma yo kujya kuburana ndetse no kujya imbere y'ubushinjacyaha agasubizwa muri gereza nibwo yarembye cyane birangira hanitabye Imana. Benshi mu basitari bo mu Rwanda bagize icyo bavuga kuri social media baramupostinga ndetse bagira n'amagambo bagenda bandika ku mafoto ye ari ngwitwa afata ku mavuta yanditse ngo RIP cyangwa se rest in peace the greatest of all the time. Witwa David Bayingana yanditse ngo unbelievable atashyiraho udutima tubiri twacitsemo cyangwa se agaragaza akababaro ahita yandika ngo RIP J. Ahita yakomeza yandika ngo ibi ni ibikira. Uwitwa Mr Kagame yanditse ngo ruhuka mwana. Aho witwa Murungi Sabe mwese murabuzi niwe ukorera ikinyamakuru gikorera kuri YouTube cya Simbi TV yanditse ngo ruhukira mu mahoro Jay Polly urupfu ruteye ubwoba pe. Witwa Gentile Dewe yanditse ngo rest in power Polly, Imana ikwakire. Umuryango w'umuziki nyarwanda ubuze igihanganye cya old school. Iminsi yawe ya nyuma ntabwo yagushyiriyemo imiyaga ariko ntiwacikaga intege. Nahoraga nkubwira ngo uzongere wambara ikamba ryawe none huragiye. Atandika ngo rest in peace Jay Polly. Numva ko n'abantu benshi bari kugenda bandika ndetse banagaragaza ukuntu bakundaga Jay Polly n'ukuntu batishimiye ko Jay Polly yabavuyemo cyangwa se twese yatuvuyemo nk'umwe mu bahanzi batangaga ibyishimo byinshi ku banyarwanda. Witwa Robert Cyubahiro Makena yanditse ngo umwami arigendeye. Naho uwitwa Rocky Kimomo yanditse ngo rest in peace Kabaka, Imana ikwakire. Uwitwa Nizo Mohamed wo mu itsinda rya Urban Boys yanditse ngo Nyagasani akwakire mu bayo ndetse ashyiraho n'emojis twamarira turira cyane. Uwitwa Micho the Best yanditse ngo rest in paradise legend. Twagendanye imisozi tumanuka ibibaya gusa nibyagakwiye kugenda umuvandimwe hakiri kare gutya wari imirimbanyi nubwo in your last days life itakoroheye gusa rest in peace Jay Polly. Rumva n'abantu benshi bagiye bapostinga Jay Polly ndetse na Christopher Muneza yanditse ngo Jay God please strengthen our hearts. Witwa Baryenyonza umwe mu banyamakuru b'imikino bakora kuri BNB FM yanditse ngo sad breaking Jay Polly cyangwa se Tuyishime Joshua known as Jay Polly has passed away. He was in Muhima Hospital. Rest in easy Jay. Abanyamakuru abastar hose bo mu Rwanda banditse bavuga ko batishimiye urupfu rwa Jay Polly ndetse n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye byagiye bimustinga bikagira amagambo byandikaho. Uyu witwa Alpha Rwirangira we yagize ati hard to breathe, we just lose one of us, rest in power brother, till we meet again Jay Polly. Ahita ashyiraho emojis tuvuga ngo Imana imwakire mu bayo. Ngaye nguko rero niyo nkuru iri kugenda trending ubu ngubu. Benshi bari kwibaza se Jay Polly yishwe n'iki. Abanyamakuru barimo bandita pendo buri munyamakuru buri mu star hose mu Rwanda ya posting Jay Polly ndetse agira n'icyo yandika musi amwifuriza iruhuko ridashira, amwifuriza ko Imana yamwakira mu bayo. Kuri ubu ngubu rero ntabwo turamenya se Jay Polly yararwaye icyo usibye kuba yagiye ku bitaro bya Muhima nyuma yo kuva kuburanishwa ku munsi w'ejo akajya agasubira imageragere. Kuri ubu ngubu ntabwo turamenya ngo yishwe n'iki, ntabwo turamenya ngo yararwaye iki. Icyo nicyo dutegereje kumenya ndetse nitunakimenya tuzahita tukibabwira. Gusa yararwaye yageze kwa muganga arimo araruka cyane biza kurangira yitabye Imana kiri no muri ambulance nk'uko tubikesha inyamakuru Inyarwanda. Benshi bacitse ururondogoro, abafana ntabwo bishimye kubura umuhanzi wabo yigeze kujya guhagararira u Rwanda muri
muri hip hop nyarwanda cyangwa se muri rap nyarwanda, ariko kuri ubu ngubu ntabwo akiri kubarizwa muri twebwe, yitabye Imana. Andi makuru yose ushaka kuri ku rupfu rwa Jay Polly uzayakurikirana ku Makuru podcast, no uzajya tugenda tuyakugezaho, kandi icyo usabwa ni kimwe no gukora subscribe kugira ngo tuzacikwa n'inkuru nimwe kuri urupfu rwa Jay Polly. Tugiye kubashakira amakuru ashoboka yose kugira ngo tubabwire neza, muramenye neza Ikihishe, uyu muhanzi witwa Jay Polly. Komeza kugira ibihe byiza cyane, Imana ikomeze ikurinde kandi iruhuko ridashira kuri Jay Polly. Rest in peace Jay King. He was one of the best, cyangwa se one of the greatest musician rappers in the country. Rest in peace Jay Polly. Nawe drop your comment wandika ngo rest in peace Jay Polly, umuntu waduhaye ibyishimo byinshi cyane muri uyu muziki nyarwanda. Imana ikomeze ikurinda. Amazina yanjye nitwa Ikihishe Emmanuel. Komeze kandi no kugira umunsi mwiza.